Mwongeye kwirirwa neza abakunzi ba radiyo televiziyo Nuru ya Mashariki ivugira ku muyoboro wa YouTube. Tuje muri aka kanya tubazaniye amakuru mu kinyarwanda yo kuri uyu wa kabiri tariki 20 z'ukwezi kwa munane 2024. Tukaba tugiye kurebera hamwe amakuru yo mu burasirazuba bwa Kongo. Turaza kureba imibanire ya Perezida Tshisekedi n'uwo yasimbuye Joseph Kabila Kabange. Nyuma turaza kubona amakuru atandukanye ajyanye n'uburasirazuba bwa Kongo no muri Kongo muri rusange. Hanyuma turaza gukora ubusesenguzi ku rwandiko Perezida w'u Burundi General Ndayishimiye Evariste yandikiye uwahoze ari Minisitiri w'Intebe muri icyo gihugu General Alain Guillaume Bunyoni ubu ufunzwe. Tudatinze rero reka dutangire n'amakuru yacu. Uyu munsi tukaba turi hamwe n'umutumirwa w'umunyamategeko. Reka mutumire aze abibwire noneho dukomeza amakuru. Ikaze umutumirwa wacu. Mwakoze cyane. Nitwa Madefiye, aba menyerewe cyane mu nkuru zisukuye cyangwa mu nkuru zo muri Kongo. Mwakoze cyane kubana nanjye muri iki kiganiro. Murakoze cyane, tukwifurije ikaze. Ngira ngo ni ubwa mbere ubaye umutumirwa kuri radiyo televiziyo Nuru ya Mashariki. Yego, ni ubwa mbere, ariko hari ahandi njya mu mutumirwa. Yego. Murakoze cyane, ariko hari n'ikindi utongeyeho, uri n'umunyamategeko. Aya ibyo by'amategeko byose tubishyize ku ruhande twigire mu by'inkuru. Ni umukozi w'imiripuko muri rusange cyangwa imiripuko ubundi ni ibiturika, niko kuripuka. Reka noneho dukomeza amakuru yacu turebe mu burasirazuba bwa Kongo. Muri Masisi FDLR zatangiye guhungira muri teritwari ya Karehe yo muri Kivu y'Amajyepfo, bava ahitwa za Miyanja, Busihe na Gahanga, ahantu hegereye cyane ahubatswe teritwari ya Masisi. Guhunga cyangwa kuva muri Masisi bagana muri Sud Kivu cyangwa muri Kivu y'Amajyepfo muri teritwari ya Karehe n'ahandi hahegereye. Umutumirwa wacu, urumva uku kugenda bihatse iki? Barahunga iki? Byashoboka se ko Masisi yaba igiye gutekana nyuma y'igihe kirekire, imyaka igeze muri 30, FDLR hicaye isoresha itegeka abaturage baho yahasanze, yica, yambura, ikora ibyaha binyuranye muri kariya gace ndetse no mu tundi duce tw'uburasirazuba bwa Kongo? Ibi bintu bihatse iki? Urabyumvaho iki umutumirwa wacu? Ibya FDLR rero dore nk'abantu bakurikirana amakuru cyane yo muri Kongo, harimo na FDLR muri rusange. Ibyo bintu byo kuba bava hamwe bajya ahandi ntabwo ari ubwa mbere babikoze, n'ikindi gihe bagiye babikora. Ntiwamenya, ushobora gusanga bagiye kwisuganya, ntiwamenya ibyabo. Bashobora kuba bagiye guteza umutekano muke muri Kivu y'Amajyepfo, bashobora kuba bari kwerekeza i Burundi, bashobora kuba bagiye kujijisha amahanga ngo bagaragaze ko FDLR itagihari ku butaka bwa Kongo. Ntiwamenya ibyabo, keretse hari uwaba abicayemo hagati akumva imipango yabo ari kumwe nabo, niyo wamenya ibyo ari byo. Ubwo ni ukubitega amaso. Kubitega amaso, aho n'ubundi baragenda bakagaruka, ntiwamenya ibyabo mbega. Hatari nabo hari n'igihe na FARDC nayo igenda ukumva bagiye, ukumva bagarutse, ntiwamenya ibyo baba bagiyemo muri make. Reka dukomereza ahandi muri Rucuru ahitwa Gasharira. Mayimayi CMC zishe umugabo wari umwarimu ku kigo cy'amashuri ya Saint Gilles, zamwishe ngira ngo nejo. Izi CMC muri Bwito zikubiye hagati, ni ukuvuga AFC M23 yamaze kuzizenguruka, zirimo hagati hose. Iyo ufashe igice kigaruka hino, Mweso, Kicanga, hariya hose hari M23 niyo ihafite kugenda kuzagera ahitwa za Mpati, Busumba, Kirumbu. Ibyo bice byose bigaragara ko aba bantu rero bari aha hagati kandi bararwanaga na M23, haba no mu bice bya Rucuru hirya barazengurutswe. Aba bantu nk'umusesenguzi urareba ugasanga amaherezo yabo azaba yahe?
amaherezo y'aba bantu ku bwanjye mbona ariyo gukomeza guteza umutekano muke aho hantu hatarafatwa. Ni uguteza umutekano muke nk'uko n'ubundi ubona ko bishe umwarimu cyangwa bishe abaturage bandi muri rusange, ibyo byose mba bishe uwo mwarimu, umuryango we ntiwamenya cyangwa n'abandi bantu ubwo n'uwo twabashije kumenya. N'ibindi bikorwa bibi by'ubugizi bwa nabi baba bakoze ntawapfa kumenya ibyo ari byatahiriye, ariko ikigaragara ni uko bakomeza guteza umutekano muke. Ayandi maherezo yabo rero ni ugukomeza ibikorwa byabo bibi igihe cyose aho hantu haba hataragenzurwa na M23. Ku bwanjye nkaba numva ba M23 nayo yakoresha uko ishoboye igatabara aho hantu muri Bwito, igakoresha uko ishoboye ikahagera, igahangana na zino CMC nyine zikayoboka cyangwa zikambara sivile, zikaba abasivile bikarangira ariko zikamburwa intwaro. Yego, reka dukomeze. Mu mugoroba w'ejo amasasu yarashwe na FRDC n'abambari bayo ahitwa Kanyamahura muri Nyiragongo. FRDC yararashe itera imizinga iganisha ku birindiro bya M23, ariko AFC M23 ntiyigeze isubiza, biza kurangirira aho ngaho. Kandi tuzi ko hariya ahangaha ni ahantu hegereye kiriya kibaya bakunze kwita ikibaya cyo muri Kibumba, ni ahantu hajya habera imirwano ikaze. Ese ibi ngibi ntabwo byaba ari ikimenyetso cy'uko imirwano yaba igiye kongera kubura muri kiriya kibaya? Ahangaha rero M23 ubundi dusanzwe twimenyereyeho kudahuka. Iyo bayirashe kenshi ntabwo ihita ihubuka ngo ihite isubiza ako kanya, kenshi irabihorera bakaza hakaba n'igihe bacansinga bazi ngo aho hantu yarahavuye kera, ahubwo akaba ariho bakubitiraho noneho bagasubira inyuma bimyizimozo cyangwa niba banashoboye no gusubira inyuma. Urabona ko bayirasa ikabihorera ntibasubize, ishobora kuba nayo ifite umupango wayo, ifite icyo iri kubapangira, ikaba yavuga ati reka twe kwicira gahunda, tubanze dutegereze, niba twegera tubereka aho tubera intare, niba batatwegera kandi gahunda yacu irahari. Buriya bafite imipangire yabo y'intambara ku buryo uhita barasa ako kanya. Buriya hari igihe nyine no mu Kinyarwanda bivuga ngo imbwa yose ikumukeye si ngombwa ko uyitera amabuye. Buriya hari rimwe na rimwe umuntu arijijisha nyine ngo bagire ngo ntahari cyangwa se bagire ngo ntabitayeho, ariko aba ari maso. Yego. Yego. Hari amakuru yacicikanye ejo ikigoroba avuga ko abacanshuro b'Abarusiya bamwe bo mu mutwe witwa Wagner barashyitse i Goma bazanywe n'indege ya Ethiopian Airlines. Abageze i Goma ku mugoroba w'ejo ku wa 19 z'ukwa munani 2024, baza ari aba Wagner benshi baje gutera ingabo mu bitugu igisirikare cya FARDC. Kandi tuzi ko Tshisekedi yatangiye ibintu by'imishyikirano, haba ibera i Rwanda muri Angola, haba ibera i Nairobi, kugira ngo yose yari igiye gutangira, ndetse hari n'iyabereye Uganda, uretse ko abayigiyemo bari boherejwe na leta baje gufungwa. Ese aba bacanshuro no gushyikirana, ibi bintu nk'umusesenguzi wabihuza ute? Aba bacanshuro n'ubundi si ubwa mbere bumvikanye ku butaka bwa Kongo, n'ikindi gihe basanzwe bahakubitirwa, ahubwo nimba bahaje mbere bararangiye, nimba barashoboye kugira abasubizi babo kuba ari inkuru ntawamenya. Aba baje rero nabo nibaze nabo banze bakubitwe nyine. Tshisekedi nyine bari kujijisha nyine agejeje agaragaza ko ari mu biganiro, arishaka inzira z'amahoro, ariko gaca ku ruhande akisuganya, agashaka intwara, agashaka abacanshuro, agatabaza ngo baze kurwana, agaha abaturage intwaro ngo bajye kurwana guteza umutekano mike. Byaba bacanshuro rero bananiwe kurwana iwabo, bananirwa gutsinda Ukraine, ubuse bazaza kurwana mu gihugu batazi, mu mashyamba batazi, kurwanira ibice batazi. Ibi ngibi nyine ni hakundi bavuga ngo ni ukwikirigita ugaseka nyine. Nibanze nabo nyine bakubitwe cyangwa babifumbire nk'uko bamwe bajya babiteramo inkuru, ubundi bongere nyine bibagirane nk'uko n'ikindi gihe baje bakongera bakibagirana. Ariko tukivuga ko abacanshuro hari ikindi twakwibaza, ngira ngo bigeze no bazana n'imbwa. Abantu akamaro k'izo mbwa, ziriya mbwa umuntu ashobora kwibaza zahereye he, baraziriye, zakoze iki?
ntawamenya ibya ziriya mbwa buriya zishobora kuba zarasubiye iwabo cyangwa se zarishwe n'inzara cyangwa baraziriye iby'imbwa buriya amakuru y'imbwa buriya keretse abahinzi cyangwa abazishinzwe n'abashobora kumenya irengero ryazo ziriya zogereza arizo bikabyobosa. Kuri iki gicamunsi nahoze nkurikira amakuru numva ko nubwo bavuga imishyikirano ariko n'imirwano iracyahari, kimwe n'uko yabaye ahandi nko muri Masisi, muri Rucuru no muri Rubero. Uyu munsi yahabaye, hari ahantu hafashwe mu mwanya saa saba ahitwa Kikuvo, ni hafi ya Kirumba ariko werekeza usa n'ugana kuri kiriya kiyaga kiriya cya Lac Edouard, kiriya kiyaga cyitiriwe Edouard. Aho hantu hakaba hafashwe habanje kuba imirwano hagati ya AFC M23 na FARDC, hafashwe ku gicamunsi. Ese gufatwa kwa Rubero umusubirizo, ibice bigize iyi teritwari ya Rubero, se buriya urabibona ute? Bihatse iki? Bimeze bite? njyewe mbibona nko kudacika intege kwa M23 AFC. Bara nyine gahunda bihaye yo gukuraho ubutegetsi bwica abaturage, ubutegetsi bw'igitugu, ubutegetsi butagirira impuhwe abenegihugu. Mbona iyo gahunda n'ubundi bayikomeje yo kugenda ngo barwanye ubwo butegetsi ku mugaragaro. Kuba bugenda bukabeshya ngo burashaka imishyikirano ariko burimo butegura iyindi ntambara kandi ubizi neza ko butazi kurwana, ni nko kubereka ngo murashaka kutujijisha kandi natwe twarabamenye. Dukomeze tubigizeyo tubasukume, babasukumira i Bugande, babasukumira mu kindi gihugu, ntawamenya iherezo rya FARDC, ntawamenya aho bazagarukira, kuko igihe cyose bahora basubirayo bakubitwa bakibuno mpamaguru, bahora muri za reprise strategique rimwe na rimwe zijya i Bugande ubundi zihungira ahandi hantu kure. Bakomeze bagende nyine AFC twayibwira ngo kuraje, bakomeze ntibaruhuke, ntibababeshye, ntibongere kubabeshya ngo basubire inyuma cyangwa babeshye ko bari mu mishyikirano ngo nibaze baganire. Oya. Yego, urakoze. Reka tutere indi ntambwe turebe ku mibanire ya Perezida Felix Tshisekedi n'uwo yasimbuye, ubwo ndavuga Joseph Kabila Kabange. Aho byakozwe usanga bahora bakozanyaho, twabonye ibimodoka birimo bihinga urugo rwo kwa Kabila, twabonye abantu bateye kwa Kabila barasa, umugore wavuye barashaka kunyica, twumvise Tshisekedi avuga ati Kabila niwe AFC M23 nta wundi, arashaka kumpirika. Ibyo byose twarabyumvise mu mibanire yabo, ariko hari amakuru twamenye vuba aha ngaha yasohowe n'umudiplomate w'umunyaburayi, bivugwa ko Perezida Joao Lourenço wa Angola yaba yarahuje mu ibanga Tshisekedi na Joseph Kabila kugira ngo biyunge, noneho bakavuga ko Tshisekedi yaba yarasabye imbabazi ku magambo yavuze, yaba yavuze kuri Joseph Kabila, yaba yavuze kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Ibyo byose ngo ashobora kuba yarabisabiye imbabazi mugenzi we Lourenço, amubwira ko akwiriye kujya avuga amagambo yabanje gushyira ku munzani, akamenya ibyo agiye kuvuga ko atari ibintu bigira abo bikomeretsa. Ibi rero twareba nanone tugasanga hari andi makuru avuga ko Perezida Tshisekedi ashobora kuba yari yarakodesheje abantu b'abakomando, bemerera amafaranga menshi abohereza muri Zimbabwe, ashaka ko bivugana uwitwa General John Numbi wahoze ayobora polisi yo muri Congo, noneho bakazivugana na Kabila. Bavuga ko hamaze gufatwa 28 kuri 33 boherejwe, kandi ko Tshisekedi yagerageje kwiyegereza Perezida wa Angola Emmerson Mnangagwa kugira ngo azamuha ingabo zize zimurwanire, uretse n'izo ngabo azanamufashe no kumufatira abahungiriwe babandi bamurwanya barimo ba John Numbi n'abandi. Ese uku kurwana, gushyikirana, gushyiraho abantu
bajya kwica abatavuga rumwe nawe. Ibi bintu gushyikirana byumvikana nk'ubwumvikane hagati y'abantu bakumvikana mu mahoro. Gushyiraho abica nanone, kumena amaraso, gushyikirana, ibi bintu bihuzwa biti? Ibintu rero ni uburyarya bwa leta ya Kinshasa, ni uburyarya ngo bugaragarize bagenzi be ko rwose ari umuntu woroheje ushobora gusaba imbabazi, ariko ndakurahiye ku mutima we n'ubundi amagambo aba yaravuze n'ubundi yayavuga. Ni nayo mpamvu nyine ajya kugaragaza ko yasabye imbabazi, ko yemeye guca bugufi, ariko kandi yarateguye ku ruhande abantu bajya kumwicira abadashaka. Urumva nyine ko n'ikiro birahabiri, yereka bagenzi be nyine ko nta kibazo cye, ariko nawe yateguye n'indi mipango noneho yo gushaka kwemeza abanyagihugu be, kandi ntazi ko ushobora kwica nk'abo bayobozi ba Kabila cyangwa se na Banumbi cyangwa n'abandi, ariko n'abaturage bakundaga abo bantu noneho nabo bagahurikira rimwe bakamurwanyiriza hamwe. Ibi rero ni uburyarya no kubura ubwenge. Nimba yahisemo inzira yo gushyikira no guca bugufi, numva yakomeza iyo nzira. Ibyo byo kujya gushyiraho ngo abantu bajya kumwicira abandi, byo ni ubucucu cyane, kuko n'ubundi se gupfara bica n'ubundi, ko amaherezo y'abantu nyine bose ko ari urupfu, biriya ni uguhubuka cyane, ni ugutareba kure. Bashobora kubica ejo bagahuriraho cyangwa se bakanabahusha, ahubwo akazapfana mbere yabo. Rero ni ukutatekereza, ni ukutagira ubwenge bureba kure. Byonyine ibyaha arabigurije mu gihugu, harimo arashaka kongeraho ibindi no kongeraho ibindi. Ibi byose nyine ni ibyo gukururira igihugu cy'imivumo, mbona nta kindi. Hano umuntu utavuga utamesa kamwe, ukavuge ngo mpagaze ku ijambo nk'umuntu w'umugabo. Nimba mvuze ijambo iri n'iri, reka ndirwanirire ijambo ryanjye nyine, ndikomereho ijambo ryanjye nyine, ndigaragaze nyine. Burya ngo uwo ari we wese, burya ngo nawe afite gikomeye ni ijambo. Burya ngo umuntu uwo ari we wese aba agomba guharanira ko ijambo rye nyine riguma riri original, uko yarivuze nyine rikaguma kuri ibyo. Rero nimba ari guhuzagurika, hamwe akagaragaza icyo ariko ari gutegura ikindi, biriya bintu mbona ari ni ukwigira umunyapolitiki urenza abandi, ariko ni umukino w'ubuswa cyane buri. Yego, reka dukomeze ku itariki 14 z'ukwa munani 2024 ahitwa Kirwa ni muri Shaba, ariko ahagana mu rugabano n'igihugu cya Zambia. Ingabo za Kongo hari abantu bagera mu 10 zishe bari ku rusengero, zirabica. Ni muri Katanga, zibica zibita abantu bita Katakatanga. Katakatanga ni inyeshyamba zimenyereweho kurwanira kwigenga kw'intara ya Katanga. Ese nk'umunyamategeko, aba bantu bishwe cyo kimwe n'abandi bicwa, turababona Igoma, turababona ahandi hose ku manywa y'ihangu barengana. Hari abaturage bica abandi, Wazalendo bica abandi, hari abasirikare barasa, ngira ngo warababonye abishe bari abakristo bo muri rya dini ryitwa Wazalendo. Ese aba bantu buriya babona ubutabera bate? Ninde warega, ninde waregwa? Cyangwa byamera nka bya bindi ngo izone nyirazo hihanizwa nde? Buriya ubutabera babona bate nk'umuntu w'umusesenguzi uri impuguke muri ibi bintu? Haregwa nde, harega nde? Ubundi ubusanzwe bavuga ko icyaha ni gatozi. Nimba umusirikare kanaka afashe imbunda akajya kwica umuturage, cyangwa imbonerakure kanaka yishe umuturage, iyo mbonerakure ifite izina, ifite aho ikomoka, ifite aho ibarizwa, buri kimwe cyose. Ubundi bwa mbere na mbere icyaha ni gatozi, haba hagomba gukorerwa uriya ni gukora icyaha. Ariko igihe cyose nyiri gukora icyaha bamwirengagije, bigaragara ko uriya uri kumwirengagiza ashobora kuba ari nawe wamutumye. Rero ku bwanjye manuza bareganwa na perezida wabo, bakareganwa ibintu byo kwica abaturage, bakareganwa ibyaha by'intambara, kuko nibo bahereza imbunda, ni nabo bahereza ubwo burenganzira bwo gukora icyo bashaka. Noneho uwarega uwo ari we wese burya yanarega, burya na leta ibyibwirije ishobora gutangira gukurikirana. Ibyibwirije nta n'umuntu yiregeye, nawe yatangira. Cyangwa se abo twita minisiteri publique, ubwo minisiteri publique wenda ari nk'uhagarariye abaturage, tuvuge nimba iwabo ari
wenda urwego runaka rushinzwe iperereza cyangwa rushinzwe ubugenzacyaha urwo narwo rwakwibwiriza, rutibwirije ubushinjacyaha bwabo bwakwibwiriza, batibwirije uwo ari we wese yatanga ikirego, nk'uko no mu muryango wabariye abantu nawe ashobora gutanga ikirego, ariko nyine nanone igihe cyose usanga urega ari uregera ntacyo kiba ari ikindi kibazo, ariko ni hahandi ariko baba bagomba kugerageza nahita itarungurutse bakagerageza bakarega n'abandi, natwe rubanda rusanzwe twashaka tukajya mu nkiko za zindi zihuraho n'ibihugu byose zimwe mpuzamahanga, buri wese agatanga ibirego ahantu hose hashoboka, kuko ibintu ntabwo ari byo. Buriya baravuga ngo inkoni ikubise muke wirenza urugo, uyu munsi ni Kongo, ariko ejo ushobora kwambuka bikajya ahandi, kuko n'umuntu ashobora gutembera akajya no muri Kongo ntawamenya aho ubuzima bwerekeza umuntu, iyo uri kuba kuri bariya baturage bikaba no ku wundi, nk'uko n'abakongomani bashobora kuza mu bihugu byacu bagateza imyiryane yabo bakazana ubwicanyi bwabo. Niyo mpamvu rero bigomba guhagurukirwa n'umuntu uwo ari we wese, uwo ari we wese burya yafata iya mbere akavuga ngo njyewe ngiye kurega kanaka yakoze iki n'iki, cyangwa se ngiye kurega leta ya Kongo iri kwica abaturage bayo, kuko mu bo yica ntabwo yica n'ababo bonyine, bashobora kwicamo n'abanyamahanga, kuko uwo ari we wese yemerewe gutembera igihe icyo ari cyo cyose. Hari n'umunyamahanga wagera mu kindi gihugu akanakena akabura n'ikimutahana akazabyarirayo n'abuzukuru be bakabayo, nabo bashobora kugerwaho n'izo ngaruka. Rero uwo ari we wese burya yareka, tutitaye ngo ni umukongomani cyangwa se umukongomani, ahubwo nkaba numva nanjye nashishikariza abantu bafite umutima wo gutabara, atabare Kongo, batabare mu buryo bwose, bayitabara bamenyekanisha ibihabera, batabara bajya kurega mu nkiko zifitiye ububasha, ariko ibintu bigomba kurangira. Ibintu rwose birakabije, abazungu bajya bavanga itomate rwose, cyangwa simbizi sinzi uko nabivuga, ariko ibibera muri Kongo birenze ukwemera. Urakoze, bivuze neza, birumvikanye, ngira ngo abakumva wenda bo bireba bashobora kubikora bakurikije inama utanze, ubwo barabyumva. Nahoze nkurikira amakuru, hari biravugwa birashoboka ko nyuma yo kubona ahatirwa gushyikirana perezida wa Kongo Felix Tshisekedi Chilombo Antoine, biravugwa ko yaba yahaye ubutumwa abajenerale be bo mu gihugu cye, ubutumwa bujyanye n'imibanire ya leta ya Kongo na FDLR. Nagira ngo twumve iryo jambo rye, noneho nyuma nitumara kuryumva n'abadukurikiye bakaryumva, uragira icyo urivugaho, ariko n'abandi wenda bashobora kumva ururimi rw'igifaransa baryumvise, twumve ibikubiyemo, noneho ugira icyo wabivugaho. Mes chers généraux, alors que nous venons de conclure les accords de Luanda avec notre voisin le Rwanda, il est temps pour nous de réfléchir à la meilleure façon de les mettre en œuvre sur le terrain. Cependant, je dois vous faire part de mes réserves quant à l'application intégrale de ces accords, surtout sur le point concernant les FDLR. En effet, nos partenariats historiques avec eux sont trop importants pour que nous les sacrifions au profit de ces nouveaux engagements. C'est pourquoi je pense qu'il est préférable d'adopter une approche plus maligne et prudente dans l'exécution de ces accords. Plutôt que de les appliquer à la lettre, nous allons devoir les interpréter de manière sélective, en mettant l'accent sur certains aspects, tout en laissant de côté ceux qui risqueraient de fragiliser nos relations avec eux, nos alliés de longue date. De cette façon, nous pourrons donner l'illusion de coopérer, tout en préservant nos intérêts stratégiques. Mes chers généraux, je compte sur votre soutien et votre discrétion dans cette entreprise. Ensemble, nous manœuvrerons habilement la communauté internationale, quitte à accuser le Rwanda par la suite du non-respect des accords, en rejetant la faute sur eux comme d'habitude. C'est un exercice d'équilibriste délicat, mais je suis convaincu que notre expérience et notre clairvoyance nous permettront de traverser cette période avec succès. Vive la République démocratique du Congo. kugira ngo ndivuge mu ncamake, aravuze ati bajenerale bacu, bajenerale banjye, tumaze gusinya amasezerano n'abaturanyi bacu b'u Rwanda, tumaze gusinya amasezerano yerekeye ikibazo gikomeye cya FDLR,
kandi FDLR ni abantu dufitanye amasezerano y'igihe kirekire kandi ni n'abantu batugirira akamaro cyane. Rero aya masezerano tugomba kuyitondera tukayajyamo tukashyira mu bikorwa dukoresheje ubushishozi n'ubuhanga kugira ngo turebe uburyo twakuramo inyungu zacu zo gukoresha FDLR, kuko nituramuka duhungabanyije umubano wacu na FDLR bizatubera ikibazo gikomeye. Ibyiza rero ni uko twakora ubushishozi tukayungurura tukareba neza, ariko umubano wacu na FDLR ntuhungabane ukagumaho. Tuzakomeza tubuzabuze twumvishe amahanga, dukomeze twerekane ko u Rwanda nk'uko duhora tubikora, twerekane ko u Rwanda ari rwo ruhora rwica amasezerano. Tuzakomeza tubikore dutyo kugeza ubwo amahanga azatwumva akaba yafatira n'u Rwanda ibihano. Niko abivuga, ni uko nguko. Rero gushyikirana, kuvuga amagambo nk'aya, ese ntabwo ari wa muntu uza gushyikirana yerekana uruhande rumwe urundi ruhisha inkota? Urabibona ute? Ndabibona rero, uko mbibona rero, niwe ku giti cye uzi akamaro FDLR imufitiye. Nimba ingabo ze zidashoboye kurwana akaba arwanirwa na FDLR, noneho n'icyo noneho n'abantu bajya bakurikirana amakuru yo mu birombe byabo, hari ukuntu FDLR bayituma ati mugende aha n'aha, kariya gasozi turagashaka, mukuremo iriya mitwe yindi irimo, turashaka kariya gasozi tukabyaza umusaruro. FDLR bakayikubitira amafaranga hariya mu masaha make ibibazaniye agasozi kabo ikabahereje. Ibiro by'ubucukuzi ikajyamo ikabacukurira, murabizi ko igenda ikanabahingira, ikagira gute, ni nayo imurinda, barananywanye. Noneho ni ukuvuga ngo niyo ikora byose, buri kimwe baravanze, abasirikare baravanze, abarinze baravanze. Uriya rero kubwe ababona kuyikuraho ari ukwikuraho amaboko. Niyo mpamvu avuga ati nzakomeza mbagwe inyuma mpaka. Nawe urabaza abanyarwanda ko iyo biziritse ku kintu nyine baba biziritse nyine. Yabazi noneho kuba afite ibyaha bakoze mu gihugu cyabo, baravuga ati tugomba gukoresha uko dushoboye tumwemeze ku buryo atazanaturekura. Ubwo rero nawe aba yumva nyine aribo yashyize ku ibere, ku buryo aba yumva nyine atabarekura, kuko bavuga ati nimbarekura nanjye ndahungabana. Ntiwamenya n'amasezerano baba baragiranye nabo, cyangwa baranagiranye na ba ibihugu wenda yo kubahindira no kuba batungira, ntiwamenya. Ibyo ngibyo rero niwe ku mutima we niwe uzi impamvu yumva ko yayigwa inyuma, ko mu gihe acyumva ko azamenesha umuturage we bwite kavukire agashyira imbere umu FDLR, niwe ku giti cye uzi impamvu, niwe uzi impamvu nyamukuru y'ibyo bintu. Reka dutere intambwe tujye ku ngingo ya nyuma. Ngira ngo vuba aha ngaha wabonye urwandiko General Ndayishimiye Evariste, perezida w'u Burundi, mu kwezi kwa karindwi ku itariki 6 umwaka wa 2022 yandikiye uwahoze ari minisitiri w'intebe Alain Guillaume Bunyoni. Wararusomye? Ego, narusomye. Harimo n'ubuzarire bwo kwemera amasezerano yo guhanahana abanyabyaha hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Arayavuga, ariko akavuga ati, akabwira Alain Guillaume Bunyoni ati uramenye u Rwanda mu mishyikirano tugirana, mu biganiro tugirana, rurimo ruraduhatira kubanza gusinya amasezerano yo guhererekanya abanyabyaha. Nituramuka dusinye tukagwa muri uwo mutego, hari inshuti zanjye, hari inshuti zawe, abarwanashyaka ba Frodebu n'aba CNDD FDD, kandi n'imena bashobora kuzabigwamo u Rwanda tukabadusaba, kandi icyo gihe nituba twarasinye ayo masezerano ntabwo tuzabyanga. Ati wowe uzakoresha ubwenge, ubushishozi bwawe, ubunararibonye tukuziho, ukomeze ubuzabuze, ubangire, ubasabe kuduha ba bandi bagerageje kudeta ya 2015 igapfuba, bazabaduhe nta yandi mananiza, nta kindi badusabye gukora.
ngibyo iby'ingenzi bikubiyemo se. yego Urwandiko nka ruriya urarubona ute? reka nuko nawe urebye nk'ibintu by'ububanyi n'amahanga yenda n'amategeko abigenga urabibona ute? niko mbibona ni uko yatinye kwivuga sinze hari utuntu nabonaga dutarasara hirya no hino tugaragaza ko nawe yaba yaragize uruhare muri jenoside yego yakorewe abatutsi igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane nuko yatinye kwivuga ati muramuka musinya ibyo bintu nanjye birabigendera arasanga bimureba arasanga ababyeyi be bibareba arasanga abavandimwe be bibareba arasanga abo bari kumwe mu ishyaka bibareba niyo mpamvu rero adakeneye kumva ko ayo masezerano yashimwa ahubwo ati reka tubahakire baduha bacu ariko twebwe ntituzajya kwishyura ibyaha twabakoresha nuko azi ko nawe bimureba yego kandi muri make bariya babo ubundi se ko ari impunzi za politike ateguza ubundi ntero tuririye umuntu yahunze politike ari impunzi za politike nta gihugu cyemerewe kumusubiza mu gihugu yaraje ahunze aturutsemo ubwo rero kuvuga ngo bagerageje gukora kudeta ese ubundi ni iki cyababujije gukora iyo kudeta ese ubundi kuki batabafatiye aho ngaho bakarinda ubwoba babasika bakagera mu bindi bihugu byarimo ibintu byo kwifashisha nyine kugira ngo bajye babona uko bita satasa niho bakanka ati ni u Rwanda ari u Rwanda rwanze kuduha abantu ubundi babatwitse bareba imipaka yabo aribo bari bayiriho nta wundi muntu wari wibabereyeho kugira ngo igihugu cyabo aribo bagombaga kuburinda abo bantu ubundi babatwitse bari ubwanjye rero mbona nyine n'uburyarya nyine nka buriya bwa gisirikare kugira ngo bavuga ati abarundi bahekuye u Rwanda ko mutabaduha abo bazajya batambikamo ako kantu hari abagerageje kudeta kandi mu bantu nta nubwo bari no mu Rwanda ibihugu baherereyemo nabo ubwabo barabizi rero ndasanga ibyo bintu nyine by'urwandiko ni uburyo nawe ubwe bwo kwikingira ntazava ku butegetsi nanjye bakanjyana cyangwa batantwarira umuntu wanjye wa hafi kazi ko nawe yabaga ari imbere nyine bateza mu bicaga abanyarwanda azi ko nawe yari arimo niyo mpamvu adashobora kwemera ko basinya ayo masezerano. Tugushimire rero ubu tugeze ku musozo w'amakuru yacu ya radiyo televiziyo Nuru ya Mashariki. Wakoze kwitabira ubutumire bwacu kandi twizeye ko n'ikindi gihe nitugutumira uzitabira. Wakoze. Ahasigaye reka tukureke ugire icyo ubwira abadukurikiye noneho tusoze tugane ku musozo. Murakoze cyane abadukurikiye ndumva nababwira kugira umutima utabara nta kindi kintu nababwira nimba adashoboye wese no kuvuga ngo agiye ku rugamba nibura navuga avuga ati hari ahantu hari ikibazo atabaze nyine umuntu uwo ari we wese umwegera ngo ati hari ahantu hari abantu bari kuzira ubusa hari abantu bari kuzira politiki idafite 12 yego babirwanye nyine bivuye inyuma ndumva nta kindi kintu navuga kubera ko nyine uyu munsi niba ariko naje bishobora gushikira ku wundi utari bariya niyo mpamvu rero iki kigomba kurwanywa nyine hakiri kare hariho n'amategeko ateganya nyine ikintu uvuga ngo kudatabara umuntu uri mu kaga abantu niba byumve rero batabara abantu bari mu kaga ndumva nta kindi nabwira abantu. Yego reka twongere tugushimire rero wakoze umutumirwa wacu. Tuributsa abadukurikiye ko twari hamwe n'umutumirwa wacu Mama Defille, ni impuguke cyane mu biganiro nk'ibi ngibi, ni n'umusesenguzi. Twari twamutumiye kugira ngo tuganire ku ngingo mumaze kumva. Jya ubabwira rero ndi Sentama kandi ndabashimiye kuba mwadukurikiye. Tubasaba kandi gukora subscribe ku biganiro byacu kugira ngo bijye bibageraho bigisohoka. Mwakoze cyane. Umutumirwa wacu umugoroba mwiza. Mwakoze cyane namwe umugoroba mwiza.